Iki ni igiti cyitwa igiti cy'umukiza, ni igiti giherereye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Kibirizi, akagari ka Kibirizi, umudugudu wa Torero, aho bita hafi ku bitaro bya Kibirizi, ibitaro bya Kibirizi nk'uko mubona byegeranye nabyo. Iki rero ni igiti kimaze igihe kinini cyane kiri hano, ni igiti bavuga ko cyaje ku gihe cy'ubwami, bakavuga yuko cyari gifite akamaro gakomeye cyane. Ni cya giti rero bavuga ko umubyeyi utwite igihe cyose yakigeragaho akagikoraho, yenda yamubonye ikibazo, icyo gihe yahitaga abyara mu buryo bworoshye. Rero ni igiti gifite amateka, rero twasabaga buri muntu wese kuba yagisura, twagerageje kumenya iby'ukuri bikivugwaho niba ariko bimeze, ariko abari aho bose batubwiye ko mu by'ukuri ariko bimeze muri rusange. Ni igiti kinini cyane urebye, mu gihe bari barimo kubaka ibitaro bya Kibirizi, nta muntu wigeze atinyuka na rimwe kuba yagitema, n'iyo kigeze igihe cyo gushaka gukundwa amashami, usanga abantu batinya kugitema kubera ibyo bakiziho, iyo migenzo baba bavuga, aho bavuga ko ari igiti uramutse utemye mu by'ukuri ushobora guhura n'ibibazo bikomeye, ariko ni imyemerere y'abantu kuko mu minsi yashize hariho uwabashije kugikunda nta kintu yabaye. Rero ni igiti kinini cy'inganzamarumbo nk'uko mubona, ni igiti kiri mu muhanda, ariko nk'uko nahoze mbivuga kare, ubwo ibi bitaro bya Kibirizi byubakwaga, rwiyemezamirimo yaba yaratinye kuba yagitemaho, kubera nawe ibyo yumvaga, ariko ni ukubera rwa ruhererekane rw'imvugo ziba zivugwa, twashatse kumenya niba hari umuntu koko waba warafasheho kugira ngo kimugirire akamaro. Ntabwo twabashije kujyayo tuganira, ariko nk'uko twagiye tubyumva hirya no hino, byagiye bigaragara ko cyagiriye benshi akamaro.